Uraho neza, reka nkwereke uburyo bugera kuri butatu wakifashisha kugira ngo telefone yawe itazongera gushyuha, kugenda gake cyangwa gukora nk'itabishaka. Gusa icyo ukwiriye kumenya ni uko uburyo butuma telefone yawe yirukanka ku muvuduko nk'uwo yari ifite ukiyigura, kandi ni ingenzi gukoresha ubu buryo bwose uko ari butatu. Gusa uburyo bwa mbere bwo buri ku rundi rwego. Tudatinze rero, reka dutangirire ku buryo bwa gatatu. Ngaho tambika video yawe rero. Twagiye. Muri ubu buryo bwa gatatu, ngiye kukwereka uburyo ki ugomba gucleaninga telefone yawe binyuze muri Chrome. Aho bya bintu byose wagiye usacinga biba byaripakiye. Bwa mbere ukanda kuri Chrome, hano akamenyetso k'umutuku karimo kukwereka. Ukimara kuhakanda wisanga kuri iyi page, hanyuma ukareba hano hejuru mu nguni, hano hari utudomo dutatu, hanyuma ukadukandaho. Ukimara kudukandaho baguha list, hanyuma ukareba aha hasi handitse setting, ugakandaho. So ukimara kwinjira muri setting haba harimo list y'ibintu bitandukanye. Urabyirengagiza hanyuma ukazamura kugeza ku ndunduro. So ukimara kugera ku ndunduro uhita utangira korohereye hasi, ukava kuri rimwe ukagera kuri tire ya kane. Aha handitse ngo site setting, hanyuma uhita wakanda. Ukimara kwakanda bahita baguha indi page iriho indi list, hanyuma iyo list nayo urayirengagiza ukayizamura kugera ku ndunduro hasi, then ugatukanda kuri iri jambo data stored. Ukimara kwakanda uhita wisanga kuri iyi page aho baguha list y'ibintu byose wagiye usacinga byipakiye muri telefone yawe, aribyo bibuza kwihuta bigatuma ishyuha, ikindi bikanatwara umwanya munini muri telefone. So iyo witegereje neza rero, hano hasi ku ndiba ya telefone hano handitse ijambo delete all data. Iryo jambo rero uturikandaho. Ukimara kurikandaho bahita baguha indi tab. Hano hasi mu nguni y'iyi tab rero hari ijambo ryanditse ngo delete. Ukirikandaho rero delete bahita basura bya bintu byose byipakiye muri Chrome yawe, byatumaga telefone yawe igenda gake. Ubu rero akaba ari uburyo bwa mbere wakifashisha kugira ngo telefone yawe itazongera gushyuha, kugenda nk'akanyamasyo, kandi ukaba ufite n'umwanya uhagije wo kubikamo ibintu bibaye ngombwa. Turebera hamwe uburyo bwa kabiri, reka nkubitse ko wageze kuri Kora online. Kandi niba ari ubwa mbere uhageze, icyo gukora urakizi. Njye umva kuri iyi mikoro nitwa Ngoga. Reka mbonereho no kuguha ikaze mu kiganiro cya none. Tayari rero dukomeje n'uburyo bwa kabiri, aho tugiye gucleaninga telefone twifashishije Play Store, dusiba bya application byose umuntu aba yagiye downloadinga, kuko nawe biba byaragiye n'ubundi biba bikipakiyemo, kandi nabyo bikaza mu bigira uruhare rukomeye mu gutuma telefone igenda gake kandi ishyuha ubusa. Bwa mbere urabanza ukande kuri Play Store. Ukimara kuyikandaho urisanga kuri page imeze gutya, hanyuma uhita ureba hano hejuru mu nguni hari agafoto ugakandemo. Ukimara kugakandamo urisanga kuri iyi page. Niba bitagaragara neza urazamura gato, hanyuma tubona hano handitse amagambo ngo manage app and device. Tayari urahita wisanga kuri page imeze gutya. Hejuru haza ko hari amagambo abiri, overview ndetse na manage. Wowe uratukanda kuri manage. Kimara gukanda manage, munsi yaho wataza ijambo this device. Wowe ugomba guturikandaho, hanyuma ugahita uza hano hasi ku ndiba ya telefone bashyizeho amahitamo this device not installed. Wowe uratukanda kuri not installed. Sasa urabona ko bahita bagura urutonde rwa application zose wa downloadinze ibinyejana byashize. Hari ukuntu ziba zaragiye muri telefone zikipakiramo nk'imifuka y'amasaka. Hanyuma rero imbere ya application haba hari akazu. Iyo ku kazu gakanzemo rero bivuze ko uhisemo application. Hanyuma rero hano hejuru mu nguni ya telefone hari akantu kameze nk'agapuberi, nako uhita ugakandaho. Ukimara kugakandaho rero bahita bakwereka itab ifite umutwe ugira ngo remove selected app, hanyuma hasi mu nguni y'itab ngo remove. Ukirikandaho rero application ihita ivamo. Hariya rero twe twahisemo app imwe, gusa unabishaka wahitamo app zirenze imwe. Nk'urugero atwebwe twahisemo 3. Ugikanda hano hejuru rero kuri kano kantu kameze nka puberi, hanyuma ugakanda remove direct, zose zise zivamo. Ubu buryo nabwo rero ufasha ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero tujye gusimbukira ku buryo bwa mbere ari nabwo bwanyu, akaba ari na bumwe mu buryo bwiza wakifashisha udakoresheje internet. Muri make waba umeze nk'aho application ihanaguye rwose igasubira nk'uko yari imeze ikiri nshyashya, nta kintu na kimwe irakoreshwa, kuko burya application uko ikoreshwa niyo waba wifunguye gusa biri ahantu byiyandika. Aho rero byiyandika bivuze yuko ari uwundi mwanya uba ufashwe. Nta gutinda rero, uburyo bwa mbere nabwo guformata application ko yihanagura rwose kandi nta hantu bihuriye na telefone igakomeza gukora utuntu twayo nkaho nta cyabaye. Nyamara application yo yabaye nk'uko yari imeze ukigura telefone. Bwa mbere urinjira muri setting, ukiyinjiramo urisanga kuri page imeze gutya, uraza kwasanga list. Bwa mbere baravuga ibya wifi, bwa kabiri bari kuvuga ibijyanye na bluetooth, bwa gatatu barabama kuvuga ibijyanye na app. Wowe uratukanda hano gatatu kuri app. Sasa rero ukimana kwinjira muri app bahita bagura urutonde rwa app zose reka kwinjiramo. Reka wenda nk'ugiye twebwe twinjire muri Inishati. Ukimara kwinjira muri Inishati urazamura gato, hanyuma tureba hanga handitse storage and caches, uhita uhakanda. Ukimara kuhakanda urahita wisanga kuri iyi page aho za ko hakoreka statistics zitandukanye. Gusa urebye hano hejuru tuza kuba dufite tab ebyiri. Hari tab ya mbere ya Clear Storage na tab ya kabiri ya Clear Caches. Nukuvuga nuramko kanze kuri Clear Caches kuba bizi usibye ari amakuru aba yagiye bikwa na application ariko mato. Hanyuma Clear Storage ho nukuvuga ni ya makuru yibanze. Nk'urugero kuri app editing ni amadraft ni project export nzese
izo utari exportinga. Muri make ni ya makuru yose ya application, cyane ko niyo ukirenze storage kenshi nazo zibigenderamo. Twe rero reka umunsi dukirenge kuri storage kugira ngo application yacu tubashe kuyiforomata. Ukimara gukanda kuri kira storage bahise bagureza indi tab. So iyi tab rero iyo confirminze ko ugomba gusiba, hanyuma ugakanda hano kuri okay, application nyine ubwo yiforomase nta kundi bimeze nko kwayiguze imeze. Reka mbashimire mwese twabanye mu kiganiro cya none. Gusa wowe ku giti cyawe nawe uzo gufata akanya ibintu byageze kuri telefone yawe, hanyuma uze kutubwira uko byagenze. Reka tubonane muri video yacu y'ubutaha. Ndabakunda cyane, nge nitwa Ngoga. Ubike ukanda subscribe kandi ukandereke nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira. Ciao ciao.